noneho ngo nubona uko urushaho kugenda ugwiza icyubahiro ngo mutima wawe ujye urushaho kugenda uca bugufi. Mu gitabo cya mwene Sirasi muri Bibiliya ntagatifu ni igitabo cy'ubwenge. Rero Bibiliya Salomo nawe avuge ngo hari ingororano z'abantu baca bugufi. Ni icyambere abaca bugufi bakubaha Imana, ni ubukire, ni ubugingo buhoraho. Arangije avuga ikindi gikomeye ngo numara kubona icyubahiro ngo nabyo uzabibona icyubahiro, ubukire. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Turabaramukije mwese bari impande zitandukanye, twongeye kubaha ikaze. Ni ikaze kuri Agape Live Rwanda. Twishimiye kubana namwe uyu munsi, twizera ko Imana ibuze kudufasha. Ni umunsi Imana yongeye kuturemera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turi mu rugendo rwo kugira ngo twigire kuri Yesu. Turimo twibaza ngo umukristo ujya mu ijuru ni biki akwiriye kujya kwigira kuri Yesu. Rikadusubiza mu ijambo, rikadusubiza mu Yesu. Ni Yesu dukwiriye kwigiraho kandi tukamwigiraho ibintu byinshi kuko ari we cyitegererezo kizima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe indi nsanganyamatsiko. Ni igice cya kabiri, turimo tugenda tureba ibintu bitandukanye twakwigira ku Mwami Yesu. Uyu munsi turaza kwigira hamwe ikintu twasanga mu ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya ijambo ry'Imana ridutegeka gukora kugira ngo tubyigireho. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi reka tubanze dusome twumve ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira. Reka munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Hanyuma dusome ibice byaho Yohana wa mbere, ibice byaho 6. Twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditswe ngo reka dusubiremo ngo kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Dusubiremo rero ngo kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ririmo kutubwira ngo uvuga aba muri we akwiriye kugenda nk'uko yagendaga. Iri ni ijambo ry'Imana. Yohana arimo gusobanura akavuga ngo uvuga yuko aguma muri we, ni ijambo ry'Imana. Uvuga muri we agende nk'uko we yagendaga. Imigenzereze ye ikwiriye kugenda nk'uko ijambo ririmo tubwira. Niyo mpamvu kuri screen turimo tubona ijambo ritubwira ngo umuntu ujya mu ijuru akwiye kugenda nk'uko Umwami Yesu yagendaga. Niwe cyitegererezo cyiza. Uyu munsi tugiye kureba indi nsanganyamatsiko, ni igice cya kabiri cy'ikiganiro. Imana ishimwe cyane. Twaganiriye ibintu bitandukanye ushize, twabonye turashimira abantu bakomeje kudushyigikira, turashimira abantu bakomeza kudutera imbaraga kugira ngo turusheho kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu Kristo. Turabashimira mwese. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Ijambo rero riratubwiye muri Yohana wa mbere ibice 2:6, riratubwira ngo uvuga ko ari muri we akavuga ko agendera muri we akwiye kugenda nk'uko yagenda. Imigenzereze ye twasomye n'ijambo ry'Imana twasanze muri Matayo ibice byaho 11:29, bavuga ngo munyigireho kuko ari njye Umwana w'umugwaneza. Yesu mu by'ukuri aridekarara akavuga yuko ari we cyitegererezo kizima abantu bakwiye kwigiraho. Ninde muntu wajyaga ngo munyigireho? Ninde muntu ufite umubiri, wambaye umubiri wa kimuntu ngo ajye hariya atere urutoki ngo tumwigireho? Oya, ibikorwa byiwe hari n'ibyo akora tukamushima, ibindi hakazagaruka imbaraga za muntu zikatubuza kuko tukavuga ngo uyu umuntu koko birashoboka byamubayeho kubera ari umuntu. Ariko Yesu we ni icyitegererezo cyiza dukwiriye kumwigiraho. Niyo mpamvu yivuze aravuga ngo munyigireho kuko ari njye cyitegererezo kizima. Yohana nawe arabivuga ngo uvuga ko ari muri we agira imigenzereze nk'iyo yagenderagamo. Haleluya. Niyo mpamvu rero uyu munsi turimo kugenda turushaho kwigira ku Mwami Yesu kugira ngo turebe ibintu twagenda dufata muri byinshi twakigira ku Mwami Yesu, tugenda turebera muri rusange ikintu kindi twakwigira ku Mwami Yesu. Imana imuhe umugisha cyane. Uyu munsi wakibaza ngo tugiye kuganira iki? Imana yadushyize ijambo ryayo ku mitima kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko yo guca bugufi. Yesu yacaga ate bugufi? Yifuza gute ko duca bugufi?
ijambo tugiye kuganira. Yesu aradusaba guca bugufi, kandi tugiye kurisoma mu ijambo ry'Imana. Ni icyitegererezo cyiza dukwiye kwigiramo, tukumva icyo Yesu adushakaho. Imana imumugisha cyane. Turasoma ijambo ry'Imana tumusange mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma muri Luka ibice byaho 14 murongo wa 11, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turaje tubyigireho twumve, hanyuma turebe n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, hanyuma tugikomeze, hanyuma tugisigarane, icyo biduhugura tugikore, kuko ariko kamaro k'ijambo ry'Imana. Imana iramugisha cyane. Ijambo riratubwiye 14 murongo wa 11, Bibiliya iravuga kuri Titi, aravuga ngo uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Ni Titi. Tumanutse kuri 11 uzasome iyo nkuru yose. Aravuga ngo kuko umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicishwa bugufi azashyirwa hejuru. Haleluya. Reka dusubiremo. Aravuga ngo kuko umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana, Yesu arimo yigisha abantu, arimo abagira inama, arimo ababwira inzira yayo. Ni umugani, arimo kubwiriza abantu, arimo kubabwira ngo nyamara umuntu buriya uzicisha bugufi niwe uzashyirwa hejuru. At the end, nyuma ya byose azashyirwa hejuru. Komeze gusoma izo nkuru. Haravuga ngo nko ku murongo wa 13 tuwusomye, aravuga ngo ahubwo nurarika utumire abakene n'ababana n'ubumuga n'abacumbagira n'impumyi. Niko ababana n'ubumuga harimo ijambo ritagikoreshwa cyane ngo ni ibimuga, ariko ubu rivuga ngo ni ababana n'ubumuga. Ababana n'ubumuga. Akavuga kuri 14 ngo nubwo niba uzahirwa, kuko abo badafite ibyo kwitura, ahubwo uziturwa abakiranuka bazutse. Haleluya. Muri Luka ijambo ry'Imana Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo nimukore ibyiza kugira ngo abantu bazabiture. Ntukagire neza umuntu kugira ngo nitukagire neza abantu kugira ngo bazatwiture. Ntugafashe umuntu witezemo inyungu z'igihe kizaza. Hoya, Yesu agiriye inama abantu, arababwira ngo ikikwiriye ni uko dukwiye kugira neza, tugafasha ba bandi bose tutabonamo inyungu. Niyo wafashe umuntu ariko utamwitezemo icyo uzabona muzaza. Uyu munsi wa none birashoboka ko ushobora gufasha umuntu ariko urimo uvuga ngo ejo ntiwamenya. Yesu aravuga ngo ubikore utiteze inyungu z'uwo muntu we, ahubwo ukwiye kubikora utegereje inyungu zizava mu musaruro. Ijambo riratubwiye ngo ubwo abakiranuka bazaba bazutse niho dukwiye gutegerereza ingororano. Haleluya. Ingororano no mu isi birashoboka ko abantu bahera ko bagahimbaza Data tukagirana neza, ariko ingororano nyayo, ingororano Yesu adushakaho, ingororano Yesu arimo aduteganyaho, nuko wa munsi w'umuzuko. Matayo 10, dusomye Luka 14 ku murongo waho, dusomye muri 11, aravuga ngo rero mu 14 nimubikorere ba bandi bitezega ko bazabitura, ahubwo nimukora mutegereze ingororano za wa munsi. Nimugirirane neza kugira ngo haleluya mubone ingororano z'ako kanya zinyuze mu bantu, ahubwo mwitegure ingororano. Biragoye kunezeza umuntu, ariko mwebwe mukorere ibyo kugira ngo wa munsi w'umuzuko muzabone ingororano nziza, muzabone ingororano z'abakiranutsi ubwo bazaba bazutse. Nuko ijambo ry'Imana nimo tutubwira ntidukwiye kugirirana neza kugira ngo tubone inyungu mu bantu. Manguhe, ntabwo dukwiye kugirirana neza kugira ngo habeho manguhe, ahubwo dukwiye kugirirana neza kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo azerekanwa, uzabone bya bihembo by'uko wafashije wa muntu utabona, ufite ubumuga bwo kutabona, kutumva, wa mukene wa wundi wafashije n'umwitega ko azazamuka ngo umubone ingororano. Oya, aho ugira neza kuko hari ingororano. Wa munsi
bazaba bazutse uzabonemo ingororano yawe. Imana ishimwe uzabonemo ingororano yawe wa munsi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twigire kuri Yesu. Yesu yakoze adakorerwa, ahubwo Yesu yaje kugira ngo akorere abantu. Wasangaga igihe kirekire arimo kugira ngo akorere abantu, asavinge, yite ku bantu, biteho. Ariko usanga uyu munsi ikintu gikomeye cyane, gikomeye ari ukuba mu nshingano ariko witezemo ko abantu baguha. Oya, Yesu aradushaka kuko tuba ibyitegererezo byo guca bugufi dusavinga abandi. Wari uzi impamvu Imana iguhaye imodoka? Wari uzi impamvu ugize ingingo zose hari abaziguze? Wari uzi impamvu uyu munsi uvukiye muri ya famiye ifite undi adafite? Wari uzi impamvu uturanye n'umuturanyi, haleluya, udafite wowe ufite? Yesu aravuze ngo dukwiye kumwigiraho, dukwiye guca bugufi. Wari uzi impamvu hari ibyo ufite abandi badafite uyu munsi? Yesu agutije ubwo buryo, mu buryo agutije. Yesu mu buryo agutije kugira ngo uhereze n'abandi, mu buryo agutije kugira ngo wa munsi w'umuzuko hari icyo uzibuza, hari icyo izagaragara ngo wa munsi niko ijambo ritubwiye. Ubwo wa munsi w'umuzuko wabera uzabaye wa munsi wo kuzuka, abakiranutsi ya mirimo yawe izagaragara. Haleluya! Riramfashije inshuti yanjye, ca bugufi, ntiwishyire hejuru. Koresha ibyo Imana iguhaye uyu munsi nk'intizanyo. Ntabwo ndabona ubijyana, ariko bikoreshe nk'intizanyo. Tangira kurenza amaso kwirebaho cyane, mu kuba mu kazitiro ka wenyine. Hari impamvu Imana igutije ayo maboko, hari impamvu Imana igutije izo ngingo, hari impamvu Imana igusigaje. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Tito, iramubwira ngo impamvu Imana igusize ikirete ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Hari impamvu Imana igusize, hari impamvu Imana igutije izo ntizanyo z'amafaranga, hari impamvu Imana igutije iyo ntizanyo y'inzu nziza nini yawe, imodoka yawe nziza, izo ngingo zawe zose. Hari impamvu Imana igutije, wibikoresha nabi. Hari impamvu Yesu aragira ngo ubicire mu bugufi, bikoreshe kugira ngo wa munsi Yesu ugazaba agarutse, Yesu uzamwigireho, uzamukoreshe, uzerekanwe muri we. Yohana narasomye ijambo riramubwira ngo mukiranuke, mukore ibyo ngibyo kugira ngo wa munsi wo kugaruka kwe mutazagira isoni zo kumureba mu maso. Imana ishimwe cyane, tutazagira isoni zo kumureba mu maso. Hari ibindi byitegererezo twareberaho. Umugabo dusomye muri Esiteri, ibice byaho 6, haravuga ngo nusoma neza hagaragara inkuru z'umwami Ahasuwerusi, ubwo yashaka kugirira neza abagaragu, ashaka kugira neza Esiteri, ashaka kugira neza ikiragi abo bari impunzi. Morodekayi aza kugirirwa neza n'umwami, ariko haza kugaragara umugabo utazi guca bugufi. Haleluya! Umugabo utazi guca bugufi ta Hamani. Imana iramubwira, Ahasuwerusi umwami aramubwira ngo niki umwami wakunze kubaha. Mu bice byaho 6 ku murongo wawo wa 6 aravuga ngo nuko Hamani araza umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Nuko Ahasuwerusi mu bice 6 amuha ubushobozi bwo gusaba. Ariko kubera wa mutima wo kudaca bugufi, wa mutima wo kwishyira hejuru, Imana igufashe ntitukagira imitima ica hejuru, ishyira hejuru ngo rukamuha ubushobozi. Imana nidutiza ubushobozi, ntidukwiye kwishyira hejuru. Niyo mpamvu Ahasuwerusi hari uyu mwami twamugereranya nk'Imana igira ubushobozi mu maboko yacu. Arangije aratubwira ngo noneho hitamo, reba ibyakugirira umumaro, reba umwami akunze kubaha icyo yamuha. Arangije yitindaho cyane. Haleluya! aravuga ngo umwambaro umwami ajya akunda kwambara. Arangije aravuga ngo indobo bajya akunda kugendaho, n'ibindi byinshi yirebaho cyane, yitindaho. Ariko Bibiliya iratubwira ngo uca bugufi Imana izamushyira hejuru. Arangije ijambo ry'Imana iratubwira ngo Morodekayi yari ari ku irembo, ariko aciye bugufi mu mutima. Nuko ubwo uriya Hamani arimo kugenda yisabira ibintu mu mutima we byo kwishyira hejuru, byo kwirebaho cyane, ngo ariko Imana ibabonye. Haleluya! guca bugufi kwa Hamani uwo munsi wari uwo gutabarwa kwe. Irangije ibintu byose birimo kumupangira, ibyo yasabiraga abandi
na kimwe, ngo ugende umubisimira, umwambike uwo mwambaro w'ubwami, umwambike ibyo byose umwami akunze kubaha, n'ubu uzaca bugufi kugira ngo igihe cyawe gikwiriye Imana izagushyire hejuru. Mu cyimbo cya Moridekayi, mu cyimbo cy'uwari ugiye gupfa, mu cyimbo cy'uwisabiraga ibyiza, haje undi wari uciye bugufi mu mutima. Imana iguha umugisha, ca bugufi kuko abaca bugufi aribo Imana izashyira hejuru. Yesu aguha umugisha cyane. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu Migani hari ingororano y'abantu baca bugufi. Ingororano z'abantu baca bugufi turazisanga mu Migani. Imigani yanditse na Salomo umuhanga, yaravuze ngo mu bice byabo Imigani 22:4 aravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, akubaha Imana, ingororano ye avuga ingororano eshatu. Ingororano zihari ku bantu baca bugufi, aravuga ngo ni ubukire. Ushobora kugira ubukire bw'umutima, kugira ubukire bw'isi biri ku muntu uzaca bugufi. Ingororano ya kabiri hari icyubahiro. Icyubahiro kizaba ku bantu baca bugufi. Ikindi cya gatatu, ku bantu baca bugufi Imana izabahemba ingororano, ubugingo buhoraho. Haleluya, ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye, uyu munsi urifuza ikintu cy'umumaro, urifuza kugira ku mwami wacu Yesu. Muri Yohana yavuze ngo atubwira mu bice byabo 6, ngo uvuga ko ari muri we ngo agende nk'uko yagenda. Uwo ni Yesu yavugaga Yohana, nuko dukwiriye kuvuga ibyo Kristo yakora. Haleluya. Icyitegererezo kizima uyu munsi ukwiriye kugira mu buzima bwawe ni Yesu Kristo. Kigenderemo, mugenderemo uyu munsi, wongere ugire igifatira ubuzima, ufatira ubuzima ari Yesu Kristo. Ngiri ijambo Imana riduhaye nuko dukwiye guca bugufi. Umuhanga umwe yaravuze muri iyi si, nk'uko muri Bibiliya ntagatifu nasomye ijambo riramfasha mu gitabo cya Mwene Siraki, yaravuze ngo noneho ngo nubona uko urushaho kugenda ugwiza icyubahiro, ngo umutima wawe ujye urushaho kugenda uca bugufi. Mu gitabo cya Mwene Siraki muri Bibiliya ntagatifu ni igitabo cy'ubwenge. Rero Bibiliya Salomo nawe aravuga ngo hari ingororano z'abantu baca bugufi. Ni icya mbere, abaca bugufi bakubaha Imana, ni ubukire, ni ubugingo buhoraho. Arangije avuga ikindi gikomeye, ngo numara kubona icyubahiro, ngo nabyo uzabibona. Icyubahiro, ubukire, byose biri mu guca bugufi no kubaha Imana. Nshuti yanjye, uyu munsi Yesu aravuze ngo nimukora ibyo ntimuzarusheho kubikora kugira ngo babandi bazabishyure, ahubwo umunsi wo gukira, haleluya, umunsi bakiranutsi bazaba bazutse, muzahabwa ingororano zawe kuko utashatse n'indabo mu gihe wabikora. Nshuti, ntidukwiye kugira gutya mu isi, ntidukwiye kubera, ntidukwiye kuba mpaguye kuko yampaye, kuko kugira ngo azakore. Ni byiza bikore, ariko ubikorere kugira ngo umwami wacu Yesu cya gihe aze uzakwitura. Imana ni umugisha, kandi Imana ni umugisha cyane. Navuze ngo Imana ni umugisha, Imana itwigishije guca bugufi. Yesu yagaragaye nk'umuntu watangaga, asavinga abantu. Ntabwo yakunze ko abamufata igihe kirekire abantu bamukorera. Yafashe igihe kirekire asavinga abantu, ashyigikira abantu. Uyu munsi nawe ugira icyitegererezo cyiza cyo guca bugufi mu mutima wawe. Twigire kuri Kristo, Yesu azatugirira neza. Reka dusengane. Waba ugize icyifuzo uyu munsi Imana ikakugirira neza, iguye umutima wo guca bugufi, uhesha Yesu icyubahiro, na Imana izaguha icyubahiro mu gihe gikwiriye. Imana igumugisha cyane. Reka dusengane inshuti yanjye, hanyuma witekerezeho. Yesu aguye umutima nk'uko yari afite, nk'uko Bibiliya yatubwiye ngo dukwiye kugenda nk'uko yagendaga. Imana igumugisha cyane. Mwami Yesu umutangabugingo, kandi Imana ihoraho izahoraho, kandi turimo twiga ijambo ryawe, ntituguriye kugira umutima ukiranuka, umutima uca bugufi, kuko aricyo kidukwiriye. Duciye bugufi mu mitima. Mwami, hari mwene data mushiki wacu ugize icyifuzo mu mutima we, Mana umugirire neza. Umutima wiwe Mana wuzuze, umugirire neza, agirirwe ubuntu bwawe bwo gusubiza mu mutima uca bugufi. Icyubahiro ni kibi cyawe, Mwana w'intama w'Imana. Ngusabye nizeye kubwa Yesu Kristo kujya kudushyigikira. Amen. Amen. Amen.